bisobanura ko n'ikinyarwanda. Mubyeyi wacu abanyabintu turashimira cyane umuryango wanyu. Igihe twatangiranye urugendo rwari rurerure ariko tugeze heza, turabashimiye. By'umwihariko turashimira bose muyoboye ababanjirije n'abazabakurikira, kubera ko twizeye neza ko tuzakomezanya urugendo rugana mu ijuru. Babambere ikimenyetso namwe muzadushyikiriza umuryango wanyu. Ikimenyetso kimwe tubaha ni igikombe cy'umuryango wanyu, kubera ko muri abageni ndashyikira. Icyatumye mubigera kuri byose ni uko mufite urugo rurerwamo abapadiri ndetse n'ejo bundi mwaribatse. Uyu munsi tubageneye ikizatuma mukomeza kurera. Paruwasi yacu bageneye inka izajya ikamirwa abanyeshuri banyu n'abitoza kuzabaseseruka beza. Ikinyarwanda inka igira inkoni ndetse ikagira n'isinde. Igihe muzayiragira mujye muzirikana yuko turi ubushyo bwanyu. Ndabashimiye cyane. Bavandimwe banjye dukorana umurimo hano kuri paruwasi, inama, imiryango remezo na santarari ndetse n'uturere, mwese turabashimiye kandi ntutezuke, dukomeze twubaka igihugu cyacu. By'umwihariko bahagarariye twifuza gushimira abavandimwe bacu. Turahera ku komisiyo y'inyubako, Sano